turabasuhuje kandi tubahaye ikaze inshuti bakunzi ba Fabo TV muri hasi y'ubushakashatsi, muri hasi y'ikoranabuhanga, hasi y'ubumenyi bugiye butandukanye, isi y'iterambere, isi y'imyidagaduro. Aracyari Fabrice hano kuri Fabo TV. Rero twihuse uyu munsi tugiye kuba twakubwira ibintu bigera muri bitanu, cyangwa se turakubwira urutonde rw'ibihugu bitanu muri Afurika byihariye ku mutekano kandi bimaze igihe kinini nta ntambara bibarizwamo. Kongera tukubwire ibibazo cyangwa se ibihugu bitatu bihoramo umutekano muke nk'intambara muri Afurika. Cyaje rero kugira ngo tubikubwire neza. Hari ibyo uribaza kuki bitarimo, ariko urasanga ibihugu ugiye gukurikiza uburyo bigiye biba cyangwa se byubatse muri politike yabyo, uraza kuba wamenya byinshi kuri bino bihugu. Gira amatsiko rero kumenya ibyo bihugu ibyo ari byo, ugire amatsiko yo kugira ngo udukurikire n'impamvu bihoramo uwo mutekano mukeya cyangwa se iyo ntambara. Ni Fabo TV rero, ukigera hano bwa mbere nta wundi musanzu tugusaba, ni uko ubanza gukanda subscribe, ndetse ukande no kukazogera kugira ngo uzajye ubona inkuru, ibiganiro tugucishirizaho hano kuri Fabo TV umunsi ku munsi. Turaje rero kugira ngo tukubwire ibyo bihugu bitanu bifite umutekano wihagije muri Afurika. Nibyo koko nk'uko twari tumaze kubikubwira, ibihugu bitanu muri Afurika byihariye ku mutekano kandi bimaze igihe kinini bidafite intambara. Turahera ku gihugu cya gatanu, harimo Ghana. Rero iki gihugu cya Ghana kimaze igihe kirangwa cyangwa se kirangwa na demokarasi isesuye, umutekano, amahoro mu karere kacyo. Icyo gihugu rero, duhereye ku gihugu cya gatanu, gira amatsiko yo kumva igihugu cya kane, harimo Seychelles. Seychelles rero ni igihugu cyo mu kirwa kigira rero ubuzima butuje kandi gifite umutekano wo ku rwego rwo hejuru. Ikindi gihugu twaza kuba twakubwira cya gatatu, harimo Namibia. Iki gihugu cya Namibia rero, Namibia ifite umuyobozi cyangwa se ifite ubuyobozi bwiza, umutekano uhagije, kandi intambara cyangwa se ibibazo by'intambara ntibyigeze bihagaragara mu mateka y'icyo gihugu. Ikindi kandi turaje tukubwire icya kabiri. Gira amatsiko yo kumenya igihugu cya kabiri kitarangwamo intambara, harimo igihugu cya Mauritius. Iki gihugu rero cyo mu birwa bifite umutekano mwiza cyane, kandi kigaragara rero mu bihugu bifite politike itekanye muri Afurika. Igihugu cya mbere twaza kuba twakubwira kihagije ku mutekano, harimo n'igihugu cya Botswana. Iki gihugu rero cya Botswana ni igihugu kizwiho kugira umutekano wihariye, politike itekanye, n'ubukungu butanyeganyezwa cyangwa se butajegajega muri politike y'iki gihugu cya Botswana. Ushobora kuba wakwibaza ati, ese ko ntumvishije igihugu cy'u Rwanda kigaragaramo? Igihugu cy'u Rwanda ugereranyije mu myaka 31 ishize, nacyo ni igihugu cyubatse mu rwego rw'umutekano uhagije, urebye ugereranyije n'igihe kimaze nacyo
kitabarizwamo intambara ugereranyije ariko n'ibi bihugu aho bitigeze birangwamo intambara cyangwa se umutekano muke w'ibi bihugu. Ikindi dushobora kuba twakubwira rero, twari twakubwiye ko tugiye kukubwira ibihugu bitatu bihoramo umutekano muke muri Afurika. Turaje rero kugira ngo tubikubwire ubimenye byose uko biri. Nk'uko rero twari tumaze kubibabwira ko tugiye kubabwira ibihugu bitatu birimo umutekano mukeya muri Afurika cyangwa se bihoramo intambara. Nabyo nk'uko bisanzwe turahera ku gihugu cya nyuma aricyo cya gatatu, turahera ku gihugu cya Mali. Igihugu cya Mali rero ubu ngubu gifite ibibazo bikomeye mu by'umutekano muke, biterwa rero n'imitwe y'inyeshyamba, impinduka za politike zidakunze guhama, n'ubushyamirane mu gihugu imbere cyangwa se mu gihugu mo imbere. Igihugu cya kabiri gifite umutekano muke, ibibazo by'intambara, harimo igihugu cya Sudani. Rero iki gihugu cya Sudani yibasiwe n'intambara imbere mu gihugu, cyane cyane rero hagati y'ingabo za leta n'abarwanyi batavuga rumwe na leta ya Sudani. Twihuse, igihugu cya mbere rero mu bihugu bifite umutekano muke cyangwa se intambara harimo igihugu cya Somalia. Iyi Somalia rero ifite ibibazo by'umutekano muke bitewe n'imitwe y'iterabwoba nka Al-Shabaab n'ubuyobozi budakomeye bujyanye n'igihugu cyangwa na politike y'igihugu. Ibyo rero nibyo bihugu bifite umutekano mukeya muri Afurika y'Epfo. Ushobora kwibaza kuti mbese Kongo kwitajemo, na Kongo ugereranyije nayo iri mu bihugu bifite umutekano muke hagati mu gihugu. Uko twari twakubwiye rero, ikindi gihugu tutavuze mu magambo arambuye hazamo igihugu cy'u Rwanda. U Rwanda rero ni kimwe mu bihugu, ubwo twari tugiye kuvuga mu bihugu bifite umutekano wisasuye cyangwa se usasuye. U Rwanda rero ni kimwe mu bihugu bifite umutekano wizewe muri Afurika, kandi kimaze igihe rero cyerekana intambwe ikomeye mu kubaka amahoro no gutekana. Nubwo rero rudafite amateka y'intambara cyangwa se ibibazo bikomeye mu myaka myinshi ishize, nagendeye rero mu bihugu bifite amateka atandukanye, bimwe byitaruye ibibazo by'intambara cyangwa se ibibazo by'umutekano mu gihe kirekire cyane. Niyo mpamvu u Rwanda rutaje rugaragara muri ibi, kandi nanone u Rwanda rufite ibyiza byinshi by'umutekano n'ubuyobozi bwiza, ariko nk'uko buri gihe biba, hari igihe hari ibibazo bito biterwa n'umutekano w'imbibi cyangwa se politike mpuzamahanga, nka raporo z'ibibazo byo mu karere u Rwanda rurimo. Ibyo nabyo biza biri kuba nk'imbogamizi zituma cyangwa se bituma hari agatotsi kagaragara mu buryo bw'amagambo gusa. Nubwo ruri mu bihugu bifite politike itekanye mu gihugu cya Afurika, ntitwakwibagirwa kuwubwira ngo wenda ushaka ko dusuzuma uburyo u Rwanda rushobora kwiyongera ku rutonde
rw'ibihugu bifite umutekano udasubirwaho muri Afurika, ushobora kuba wakubona cyangwa se ukatubwira tugakora urutonde ku buryo narwo ruzamo, ariko narwo mu bihugu cyangwa se ni igihugu cya mbere gifite umutekano usesuye. Iyi rero yari FAB TV nk'ibisanzwe yawubagezaho inkuru, ibiganiro bicukumbuye, ubumenyi bugiye butandukanye. Hano kuri FAB TV ndabakunda cyane, kugeza udakanze subscribe ndetse no kukazongera kwandikira muri comment utubwire uko wabibona. Ndabakunda cyane rero, ciao ciao.